yes reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga Jao arimo arabaza umugabo we Duane ati se kubera icyo umwana utamujyanye ku ishuri ahubwo ukamujyana aho ababyeyi bawe bari batuye. Undi nawe atangira kubimubaza ati sibyo ngibyo nibyo wumva wagayisumbaza cyangwa se nibyo bintu urimo urumva wakambajije. Ubwo nyine nibyo yatangiye kubimubaza ati nibyo bintu urimo urumva wakambajije ku mwanya wa mbere. Umugore nawe agatangira kuba yavuga ati gutabikubaza umwana ntiwamujyanye ku ishuri, none nkubaza iki kindi, nkubaza iki kindi kitari iki ngiki. Rero nibyo numvaga nakakubajije, ahubwo nari ngiye kuba nazanira swani igift cyangwa se impano, ndagira ngo mbe nayimuhereza, ngiye kuba naza kubareba nonaha umwana wanjye muhereze gift nari mufitiye. Ubwo umugore niko yatangiye kuba yavuga ati mu ntegerereza wo mu kacyaro, mu ntegerereza aho ngaho icyangugu, ngiye kuba nazana igift impereza umwana wanjye. Umugabo nawe niko yise atangira kuba yamubwira ati sawa ntaribi ndagutegereje, banguka ndagutegereje, ngutegereje hano mu gacyaro mukabwibwi. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira ati ntaribi ngutegereje hano mu gacyaro ubanguke, ntaribi ndagutegereje. Ubwo umugore nuko nguko yavuze ati sawa ntaribi ngiye kuba naza. Ariko umugore ikintu arimo arakina nacyo atazi neza nuko umwana yabunaze cyangwa se yapfuye atagihari, ariko akagira ngo ni yayandi, akagira ngo ni za zindi ntago azi ku mwana yaciyeho. Umugabo nawe yaramubwiye ati ntaribi ndagutegereje ubanguke. Ariko umujinya ni umujinya. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora ikurire. Kubwo ku rundi ruhande barimo baratwereka Ezeharu warimo arahamagara Jao yise ajya kuri telefone atangira kuba yavuga ati hallo, iburetseho gatoya. Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yavuga ati ndatwaye iburetseho gatoya ndaza kuba nakuvugisha. Ariko atari yamukupa yise amubwira ati uzi n'ikindi, buriya ngiye bona n'ubu ngubu sindamenya ikintu Duane arimo arapanga, kubera ko ibintu ngiye arimo arankorera ngiye n'ubu byancanze. Yibaze ko yafashe umwana akamujyana aho ababyeyi be bari batuye, akamujyana sinzi ikintu arimo arapanga. Ibintu niba byamucanze. Undi yatangiye kuba yavuga ati none se nkubwire ikwikwi ameze nabi. Umugore yari agiye kuba yagenda yise afata feri byihuse. Reba ukuntu bamubwira ngo kwikwi ameze nabi, agahita afata feri agahita atangira kuba yavuga ati ngo ameze nabi. Undi ati cyane yewe Jao we igira uzi utabare, umwana ameze nabi, banza ari yampanuka irimo iragenda imukurikirana. Umwana ameze nabi, igira uzi urebe rwose ntago arimo aramera neza. Ibyo ari byo byose ashobore kuba yaragize nk'ikibazo mu mutwe, akaba yarakomeretse kuko ameze nabi. Ubwo ndi niko yise atangira kuba yavuga ati kumbi ntaribi, reka nze mbe nakubwira, reka nze nkubwire, reka nkubwire turebe ukuntu turi buze kuba twabikemura. Umugore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubwira ati reka ndebe ukuntu tubikemura ibyo bintu tukaba twabikemura. None se basi reka banze mpamagara ambulance nonaha, ngiye barahita banyumva nk'umuganga. Ubwo niko nyine yahise amubwira ati reka mpamagara ambulance, ngiye barahita banyumva nk'umuganga, ndaje umwana tumujyane kwa muganga. Ariko umwana nyine n'ubundi urabona ko ameze neza, ariko n'umugabo nyine ntiwamenya ibintu arimo arapanga. Umugore nuko nguko yahise ajya kuri telefoni vuba tayari. Ubwo nuko nguko yahise ajya kuri telefoni yahamagaye Duane. Umugabo wiwe niwe yahise ahamagara. Ubwo nawe yahise afata telefone ashyira ku gutwi. Ubwo aramutegereje basi ngo azamwereke ivu ry'umwana wabo. Undi yatangiye kuba yavuga ati hallo, Duane we hari ikibazo ngiye kuba nahura nacyo, cyangwa se hari ikibazo mpuye nacyo cyihutirwa, ndagira ngo mbe nakubwira ati byo kuza aho ngaho birarangiye, mfite kuba nasubira kwa muganga nonaha byihutirwa. Dore umugabo ngo agahinda karamwica. Hano ubura n'icyo uvuga, ubura icyo ukora. Yahise amukupa nyine. Ubwo musaza w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ngo bigenze gute, none se akubwiye ko atari buze? Mbwira, akubwiye ko atari buze? Ubwo nuko nguko umugabo nyine yahise atangira kuba yavuga ati arambwiye ngo ari bize, ntago ari buze kuba yaboneka uno munsi, ntago ari buboneka uno munsi, ngari bize. Dore musaza w'umukobwa ngo arabyumva, nawe umujinya ukamwica, agahinda kakamwica, agatangira kuba yavuga ati ubundi uriya muruzikazi no ku munsi w'umwana we gushyingura nabwo ntagaje ku munsi wo gushyingura umwana we. Mbega ese ibi bintu ni ibiki arimo arakora? Ibi ni ibiki? Ubwo nyine umugabo uri aho ngaho arimo aribaza ati ibi bintu ni ibiki ngiye ko ntarimo ndabisobanukirwa. Ati reka mwihamagarire,
ubwo Duane yahise amubwira ati byihorere, ibyo urimo uratekereza byihorere, byibagirwe, mureke wimuhatiriza mwihorere, niba adashaka kuba yaza mureke. Undi yahise avuga ati kabisa reka mureke akora icyo ashaka, icyo arimo arifuza, nta n'impamvu umugani yo kuba namuhatiriza, nakora ibyifuzo byiwe, nakora ibyo arimo arashaka, ariko n'ubundi ngiye ntago akiri mushiki wanjye. Ndamukarabye dore uwo barimo baravuga yaje kuba yakirebera umwana atanabereye nyina, kuba murera akaba akundana n'umugabo. Papa w'uno mwana ubwo yaje yirukanka ati kwikwi, umeze neza, ngwino rwose mbe nakujyana nkujyane kwa muganga barebe ikintu bagukorera, ngwino tugende rwose, burekeye kuba warya, ngwino tubanze tujye kwa muganga, ambulance iri hasi hariya ku masikariye cyangwa se nyine hasi, muze tugende tujyane umwana kwa muganga, nicyo kintu cyihutirwa bune muri kano kanya, tujyane kwikwi kwa muganga. Ubwo mugabo nuko nguko yahise avuga ati yego, reka tujye kwa muganga mugani bajye kureba ukuntu bimeze, wasanga zarasose, iburu zarasose, itayari. Dore nuko nguko umugabo yahise agenda ajyana n'umwana we, ariko ibintu birakaze. Uyu mugore ngewe na n'ubu ngubu nabuze ikintu namuhemba, bitewe n'ubutwara afite, bitewe nyine n'ukuntu arimo aritanga cyane, nabuze ikintu namuhemba, kubera ko ni intwari kuri uriya muryango. Ubwo ku rundi ruhande umwana we ibaje kuba bamushyingura, ariko umugabo arimo ararira, agahinda kamwishe, ibyamurenze yatangiye kuba yaza gushyingura kuko ibintu byose byanze. Umugore ntakeneye kuba yahagera, ibintu byose yatangiye kuba yavuga ati reka niwe ugomba kuba yabyikorera. Itayari dore nuko nguko yaje atangira kuba yafata ivu ry'umwana we aho riri mu gabogisi, avuga ati reka basi mbyikorere nk'umubyeyi. Kuba mama we nyine ataje, ariko ntibiri bukureho ko ngiye ngomba kuba nabyikorera. Gake gake ubwo akareba ka kabogisi agatangira kuba yakibuka umwana arimo aramubwira ati papa, kano kabogisi ndagakunda cyane, ngakunda kubera ko ari mama wakampaye, nicyo kintu ngakundira, kubera ko ari mama wakampaye. Disi umwana yumvaga ko mama we ari intwari, ariko ntago azi ibyo ku ruhande mama we arimo arakora cyangwa se ibyo yibereyemo. Umwana n'ubundi ahora ari umwana, ubwo umugabo nicyo kintu arimo aribuka, yewe bikamurya, bikamubabaza, bikamurenga, amarira akazenga mu maso, agahinda kakamwica, byose bikamurenga, byose bikamucanga. Mwabantu mwe, ibintu birababaje, ibintu birababaza, ibi bintu nibatari. Ubwo abandi nuko nguko baje kuba bajyana umwana kwa muganga, gake gake ubwo nuko nguko barimo baraza bavuga ati tufate umwana dushyire muri ambulance, tugende. Tayari umwana mu gatanda ko kwa muganga cyangwa se mu gatanda ka ambulance bamushyiramo vuba vuba, ariko umugore ntakamenye ko umwana we ibintu bitameze neza, ibintu habe namba, habe no kuba byamera neza. Ubwo umwana nuko nguko bamujyanye kwikwi. Undi yise afata telefone ntumbaze ngo atangiye kuba yakandikira, ndi yatangiye kuba yavuga ati niko Duane we, ngo bimeze gute aho ngaho bimeze gute, ndagira ngo ube wabwira cyangwa se nyine uze kuba wagenda unyandikira ukuntu ibintu bigiye bihagaze, aho wagiye cyangwa se uko bimeze, ugenda unyandikira kuko ntabwo ndi buze kuba nafata telefone ugenda unyandikira. Unyumvire nyine umugore ubwo nuko nguko yastangiye kuba yakandika message akavuga ati ndakeka ko umeze neza, kandi nizere ko uri buze kuba wafata ibya nimugoroba, rero uze kuba wagira vuba vuba ugarure suwani ugire vuba vuba uze kuba wamugarura. Ubwo niko yatekereje, atangira kuba yavuga ati reka nze mbanze nsibe bino bintu. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yasiba ibiri hejuru, yandika nyine message avuga ati ugire vuba vuba ugarure suwani gusa, ibindi nyine byarabisiba. Aravuga tuze kuba wagarura suwani vuba vuba, aba ariyo message yonyine yoherereza, ibindi byose nyine yarabisibye. Nawe nyine yaratekereje yumva ntago ari byo. Aho ngaho hari umuntu waciye atangira kuba yavuga ati ntago uri mama wa suwanira, mbona wagira ngo ndakuzi, suri mama wa suwani. Undi yatangiye ati cyane ndiwe, ni njyewe. Ubwo nuko nguko agatangira kuba yavuga ati ni ibiki birimo birajya mbere se, nari ndwaje uriya mwana, uyu munsi nari ndwaje uriya mwana ngiye kuba namujyana kwa muganga. Agatangira ati kubera iki se urwaje uriya mwana, nkaho uwawe basi ufite amakuru ko twebwe twayobewera, ikadaheruka kuba yaza ku ishuri, ibite byiwe ntago aheruka kuba yaza ku ishuri. Papa we kuva yamukura ku ishuri ntago araza kuba yagaruka kumugarura ku ishuri. Uwo ni umwarimu. Undi akavuga ati iki urimo uravuga, undi akavuga ati niba uri mama wa suwani rero ibyo bintu wakabaye ubizi, kuko urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye kirimo kiratuma umwana rero agiye kuba yafunga iminsi ngahe ataza kuba yakiga. Ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane.
nka mama we wakagombye kuba ubizi. Suwani ni umwana mwiza, kandi rwose uriya mwana aba afite ishema ryo kuba yakiga. None ni ukubera iki mutarimo muramuzana ku ishuri? Abo ni ba barimu nyine bo ku ishuri babigize intiti. Umugore ariko bahise bamuhamagara ati yewe Jiao we, akira dore umugore yari agiye kuba basi yanamurabura ngo abanza bimumenyeshe. Undi yahise yigendera nta kubyitaho. Ubwo nuko nguko nyine Ezese amuhamagara umwarimu nawe asigara aho ngaho avuga ati iki ahaha sinakivanga mu bintu bitandeba, reka nigendere. Kugira ingo nyinshi nyine umuntu arabyemerewe, no mu Bisilamu umuntu yemerewe gushaka abagore 5, reka nigendere. Ubwo nuko nguko nyine yahise avuga ati muri Isilamu bemeye kuba umugore yashaka abagabo benshi. Ubwo nuko nguko umugore yahise aza ahita areba Eze nawe atangira kuba yamureba, bakarebana, agatangira kuba yavuga ati nibiki birimo birajya mbere, ariko ntuze kuba wahangayika, ambulance yageze aha ngaha. Iri hanuka Eze ni agacuyi, ni akabaya, ni akagome cyane. Umugore nawe nuko nguko yarebye atangira kuba yavuga ati reka tubanze tugeze kuri ambulance mbere na mbere. Undi nawe ati okay, ntaribi reka tugende. Tayari dore nuko nguko imodoka naka kagare katangiye kuba katsimbura umuganga nawe ari aho ngaho. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati none se muga hari ikibazo? Ubwo n'undi muganga nyine aramubajije, undi atangira kuba yavuga ati Dr. Sheni we, none se wambwira ku by'impanuka y'imodoka yabaye ku itariki 25 hari ibyo waba uziho? Ubwo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza, undi agatangira ati cyane hari ibyo nziho nyine. Umugore akamubwira ati mbasi se wambwiye hari umukobwa cyangwa se hari ibijyanye n'umukobwa, umwana w'umukobwa waba warakoreye impanuka mo hari izina rye waba uzi? Undi akavuga ati ndakeka uwo mwana ashobora kuba yaritwaga Suwani, Umuganga nicyo kintu yamubwiye. Dore Eze arimo arabyumva, umugore baramubwiye ati uwo mwana ashobora kuba yaritwaga Suwani wari uri muri iyo modoka. Nicyo kintu ndimo ndibuka muri iyo mpanuka yabaye. Dore umuganga nyine yahise abimubwira. Ese basi wenda agiye kuba yajyayo, barimo barashyingura. Dore umugore yatangiye kuba yareba utyo, aratengurwa, guhagarara biranga, guhagarara byaranze. Yatangiye kuba yareba utyo nk'uwari ibiryo by'umwana, agatangira ati bino bintu ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Ubwo ni ikintu yatangiye kuba yakibuka. Ubwo umugore yari arimo aramubaza ati none se niba uri mama wa Suwani gute utabuze amakuru yiwe? Ubwo urimo urumva koko ibyo bintu ari byo? Niba uri mama wa Suwani koko wakabaye utazi amakuru y'umwana wawe, impamvu atarimo araza ku ishuri? Umugore nyine atangira kugenda bihuzahuza, atangira kuba yahuza igihe Eze nyine arimo aramubwira ati njyewe ndimo ndiyumvamo ko nyine umwana wanjye ashobora kuba yabuze, ariko umugabo akamubwira ati reka nta byabaye. Ubwo akagenda nibuka n'ukuntu Iduwani yatangiraga kuba yamubwira ati dore ushose, ivu ry'umwana wawe urarishose, irya Suwani urarishose, dore ni iringiri. Ubwo umugore yatangiye kugenda bihuzahuza, akavuga ati se byaba ari byo? Ubwo niko yahise afata telefone avuga ati reka mbanze menye bino bintu niba byaba ari byo, ukuntu byaba bimeze. Ubwo niko yahise afata telefone vuba. Ibintu birababaje, dore Eze arimo arabireba, ariko Eze twamubonye ni umucuyi, ni umuntu udashobotse, ni umuntu utumvikana, ni umuntu utamenya aho abarizwa. Ubundi yatangiye kuba yavuga ati Duwani fata telefoni Duwani, ndakwinginze fata telefoni vuba. Ubwo ngubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati reka muhamagare, igihe cyanarenze. Agatangira ati fata telefoni Duwani we, fata telefoni. Ariko reka warimo arahamagara nta gufata telefoni, ibintu ntabwo byoroshye. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati none se muga ibyo bintu basumbwiye nizere ko atari byo, ibyo bintu urimo urambwira ntabwo ari byo. Kuko ubu ngubu umugabo yambwiye ngo agiye kuba yareba umwana, cyangwa se agiye kuba yajyana umwana ku ishuri, nako agiye kuba yajyana umwana mu cyaro. Rero ibyo sinabyumva. Ubwo niko yahise agenda aho ngaho ku rundi ruhande, abandi bakomeje kuba bashyingura gake. Dore umugabo nuko nguko arimo aragenda, nawe agira ukuntu abigenza. Ibintu byose umugore ntawe uhari. None se ibi bintu turabyita gute? Ibi bintu tubyite gute? Dore Anaya nawe arimo arabireba, agatangira kuba yavuga ati reka nze umwana wanjye mwishyingurire ku mutima. Umugabo nicyo kintu arimo aravuga ati basi reka nze umwana wanjye mwishyingurire, kubera ko mama wiwe n'ubundi ntawe uhari. Ariko ntabwo bivuze ko ntari bumushyingure. Dore na musaza w'umugore arimo aravuga ati ibi ni ibiki koko? Uyu ni mushiki wanjye cyangwa barampinduriye? Ubwo nuko nguko ibintu bimeze, ariko birakomeye mw'abantu mwe. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Dore amarira y'umugabo, ngo amarira atemba agwa mu nda. Ariko baravuga ngo ubundi ngo nuko baba bataramukubita, ngo ubundi ngo iyo bamukubise akaboroga. Disi arimo arareba ifoto y'umwana we, ibintu bikamurenga.
ibintu bikamurya, ibintu bikamurenga, bikamurya. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yareba agafoto k'umwana we. Ndagira ngo ndebere, dore ukuntu ibintu bibabaza. Noneho ikibabaje kurusha ibyo byose, umugore ntawe uhari. Noneho ko ubuzi n'ibintu arimo, wenda birakabe katahari, yarapfuye cyangwa se afite ibindi bintu wenda yaba yaragiyemo bishobora kuba byatuma ataza, ariko nubwo ntabihari. Ariko uzi kubuzi ngo umugore wawe wenda kuba ataje gushyingura umwana wawe, afite ibindi bintu arimo kandi arimo arinezeza. Nicyo kintu buno kirimo kiranababaza uno mugabo kurusha ibindi byose, yirengagije nyine ko umwana we yaba yapfuye. Nicyo kintu kirimo kirababaza uno mugabo. Dore ukuntu arimo arareba, agahinda kakamwica, amarira akazenga mu maso, ibintu bikamurenga, ibintu bikamurya. Mw'abantu mwe uno mugabo arababaye, uno mugabo afite agahinda. Dore nuko nguko yaje kuba yakishyingurira umwana we, ariko nta kindi kintu yavuga cyangwa se nta kindi kintu yagakoze. Dore amarira, dore amarira. Reka mbe nakubwira ati, yewe wa muntu we, wa muntu we, ibi bintu rwose ukuremo isomo, kuko birababaje, birababaje cyane. Dore umugabo nuko nguko yahindukiye areba ku ruhande, kubera agahinda. Dore agahinda, dore agahinda, dore amarira arimo arazenga mu maso, amarira yaragiye azenga mu maso, agahinda karamwica, biramurenga cyane. Aho hano niho utangira kuba wakibaza ati se manu mpora iki? Ibi bintu kubera iki ari ngewe bibayeho? Kubera iki ari ngewe? Kubera iki? Ubwo umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati noneho ndakeka igituro cy'umwana wanjye kigiye kuba cyatekana. Dore undi nawe arimo araza yirukanka cyane, ibyo ari byo byose banza bimenye. Ariko agiye kugenda, dore nyirabayazana Ezi yatangiye kuba yavuga ati jawo jawo we, none se kubera iki mbona wahangayitse urimo urirukanka cyane? Ni iki cyaba cyabaye? Undi yatangiye kuba yavuga ati niko wanga Eze we, ngo ku ishuri umwarimu arambwiye ati, cyangwa se umwarimu wo ku ishuri arambwiye ati umwana wanjye ibaje kuba bamufata, ariko igihe baje kuba bamufatira ntago arasubirayo. Rero urumva ibyo bintu bidateye ikibazo? Urumva ibyo bintu bidateye ikibazo? Rero ngomba kuba namenya Suwani ahantu ari, niba atekanye cyangwa se ameze neza. Ubwo niko agiye kugenda, Eze yese atangira kuba yamufata ati jawo jawo we, waretse kuba wapanika. Icyambere rero ugomba kuba wakizera, buretse kuba wapanika, icyambere ugomba kuba wakizera, gabanya kuba wapanika. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yamubwira ati none se urakeka ko buriya Duwani atarakaye, yamara kuba yarakara akagenda agahita afata Suwani ku ishuri akamukurayo? Ntago ariko kuntu urimo urabibona, ngiye nicyo kintu ndimo ndabona. Suwani naho ubundi ameze neza. Undi agatangira kuba yavuga ati none. Ubwo nyine umugabo yatangiye kuba yacabiranya, agatangira ati jawo jawo we, ibyo ndimo ndakubwira ngewe niko kuntu ndimo ndabyumva. Ahubwo reka twite kuri kondisiyo cyangwa se ku kibazo cya kwikwi. Urabona niwe umeze nabi, naho umwana wawe ameze neza. Urabizi neza kuva mama we yapfa, ni wowe afata nka mama we. Ibaze uramutse ugiye, ikintu cyabaho cyangwa se ukuntu yasigara ameze, ntabwo byaba ari neza, ntabwo byaba ari byiza. Ndakwinginze wigenda, wigenda, kuko yaza gusigara ahangayitse, bikaza no kuba byamutera imitekerereze itari myiza kandi ari umwana. Ndakwinginze wigenda. None se uratekereza iki? Urimo uratekereza iki? Dore hano tugiye kuba twajya kwa muganga, cyangwa se hano turi kwa muganga. None se urimo urakeka ko ibyo bintu bitaza kuba byaba bibi? Reka tubanze tugende, tujye kuba twareba iby'umwana wanjye cyangwa se iby'umwana wacu. Nibirangira turajya no kuba twareba Suwani ukuntu bihagaze, sibyo? Ntabwo urimo urubaha ijambo ryanjye se, cyangwa ntabwo urimo urabyumva ibyo ndimo ndakubwira? Ngewe rwose ndabizi neza Suwani nta kintu kibi kigeze kimubaho, nta kintu kibi kigeze kimubaho. Rero ibyo ndimo ndakubwira niko bimeze. Itekereza neza ku muryango, itekereza neza. Ubusa urimo uradutekerezaho ra? Urimo uradutekerezaho? Umuvandimwe wawe basi yaba ari ibintu bikomeye, nawe yakabaye yabikwibwirira, akaguhamagara akabikubwira. Kandi telefoni yiwe ntayiriho. Umuvandimwe we mubyibuke yagerageje kuba yamuhamagara, ariko telefoni yiwe ntayiriho, nawe yamaje kuba yakaraba. Umugore rero yaravuze ati uzi uko ari byo, reka twigendere. Dore umugore nabwo ngarongera kuba yabyirengagiza, agahita atambuka akagenda. Dore arimo aragenda, ariko nuko nguko yise abona telefoni imuhamagaye. Dore telefoni nuko nguko yise muhamagara, avuga ati reka mbanze nitaba. Ubwo niko yise atangira kuba yavuga ati halo. Ubwo niko yise afata telefoni atangira kuba yavuga ati ni hano kwa muganga, maje kuba nareba ibyabaye ku itariki 25 cyangwa se abinjiye mu bitaro byo kuri 25 ku itariki 25 maje kuba nabibona. Ubwo nuwo ukora kuri reception yese atangira kuba yavuga tumbabarire,
hari habayemo ikosa cyangwa se nabibonye nabi, umbabarire habayemo ikosa nabibonye nabi. Ubwo umunasi cyangwa se uwo nyine umuforomo ukora kuri resebusiyo yatangiye kuba yavuga ati wenda hari habayemo ikosa barabisiba. Undi agatangira kuba yavuga ati ngambwira izina ry'umuntu nyine waje kuri 25 ry'umwana, izina ryiwe rimbwire. Ubwo umugore niko yatangiye kuba yareba, cyangwa se uyu nguyu w'umuforomo atangira kuba yavuga ati dore izina ryiwe bamwita Duwani Su, ndetse hari undi mwana muto bari bari kumwe bita Duwani Suwani. Ubwo nuko nguko yahise bimubwira. Undi agatangira kuba yavuga ati umuvandimwe wawe yakabaye yarabikubwiye. Ibyo ngibyo wibirebeho, barimo barakubeshya. Ibyo ngibyo ni ukukubeshya, umuvandimwe wawe yakabaye yarabikubwiye. Uwo neza urimo urabimubwira. Undi agatangira kuba yavuga ati yewe izina amaje kuba nabona ry'umwana mutoya bamwita Duwani. Ubwo nyine niko yahise atangira kuba yamubwira ati bamwita Duwani Suwani. Nawe yari ari muri ibyo bitaro, ntabwo bari kumwe gusa, nawe yarapfuye. Yanditse mu bitaro by'abapfuye, cyangwa se yanditse mu makayi y'abapfuye. Ubwo umugore yese akubita telefoni hasi, baramubwiye ati nyine ngari muri dokima z'uwapfuye, ariko nyine baba bafite ukuntu bakwandika nk'umuntu mwazanye. Ubwo barabibonye rero, abanza kugira ngo nuko yazanye na papa we, ariko yanditse no muri dokima z'abapfuye. Dore umugore ngo yese akubitwa n'inkuba, dore ngarahindukira akareba akagoryi kose kabiteye, ako bita Eze. Dore Eze nuko nguko arimo arareba ati wambonye, ndeba neza. Umugore yaramurebye buri kintu yavuga, yahise amwishikuza amubwira ati ndekura, byose ni amakosa yawe. Umugore nuko nguko yavuze, arangije ahita agenda. Dore Eze nawe nuko nguko yasigaye ati ngo byose ni amakosa yanjye. Kwa nini gute se, ibigenze gute? Umugore nuko nguko yahise afata inkankari, afata ikibahima, afata imodoka. Dore nuko nguko yatangiye kuba yagenda avugana n'imodoka ati irukanka cyane, uwanze kuba yabikora hakiri kare. Dore igihe yibutse imitereko yasheshe, harya niko bavuga. Akagenda arimo aribuka ibintu byose, ukuntu umwana we babaga barimo barizihiza anniversary, arimo araza amubwira ati happy birthday to you, happy birthday, isabukuru nziza. Ubwo yari papa nako arimo araza avuga ati isabukuru nziza. Tayari dore nuko nguko nyine bya bihe byose utangira kuba wabyibuka, ibyo utibukaga byose nabyo urabyibuka. Umugore bamusanze kwa muganga mu kazi ke, umwana ndetse na papa bamuzanira keke, barimo baramubwira ati isabukuru nziza madamu. Uwo nguwo ni umugabo, ndetse n'umwana agatangira kuba yavuga ati isabukuru nziza mama, isabukuru nziza disi. Mwana ndetse na papa bari baje kuba bamwitaho, barimo baramuzanira agakeke ngo agakate, akagigina agakigine. Umugore bakamwambika ikamba gake. Ubwo umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati isabukuru nziza mama. Ubwo nuko nguko disi umugore yabibonye, arishima, bakoma mu mashyi ati kaci. Ibintu n'uruzungu. Kaci disi. Yatangiye kuba yakibuka iminsi yiwe nyine n'umwana we, mu minsi mike nyine bamaranye, yatangiye kuba yayibuka. Dore agahinda ngo garatangira kuba kafata umubyeyi, umwe wari warabyirengagije, umwe utari warabyitayeho. Dore ngaratangira kuba yagenda arimo ararira, ibintu ngo biramucanga, ibintu ngo biramurenga. Dore ukuntu arimo aratwara imodoka nk'umusazi, imodoka yatangiye kuba yayitwara nk'umusazi. Dore abandi barimo barashyingura, umwana hataba atari inshuti ndetse nyine ubwo ni ukuvuga ngo inshuti n'imiryango nibo bahibereye, abandi barimo barashyingura bagenda bashyiraho indabyo gake. Undi warimo araringaringa, yari yaranze kuba yakumva, nyamwanga kumva, ntiyatinze no kuba yabona. Dore igihe ngo kiragira ngo agatangira kuba yabona. Abandi batangiye kuba bagenda bashyingura gake. Ndagira ngo ube wandebera, dore ibintu ukuntu bimeze. Ariko musaza w'umukobwa nawe byamurenze, byanamubabaje. Yatangiye kuba yareba utyo, akareba utyo bikamurenga, bikamucanga, nawe byamubabaje, kugeza aho umuntu avuga ati nta nubwo nzongera kuba namwita mushiki wanjye n'ikindi gihe. Umukobwa warimo araza yirukanka cyane, arimo ararira, agenda atangira kuba yakibuka ukuntu umwana babaga bari kumwe, akamubwira ati mama. N'undi nawe ati swani we, mama wawe ngomba kuba nagufasha, ikintu cyose uzajya uba ukeneye ujye umbwira rwose mwana wanjye, ntukajya utinya. Undi agatangira kuba yavuga ati cyane mama, ngomba kujya ngusaba ikintu cyose nshaka cyangwa se icyo nifuza,
nzajya mbigusaba. None se basi mama, waretse suwani akaba yagira ikintu agusaba? Waretse akaba yagira ikintu agusaba? None se mama, basi reka mbanze nkubwire, hari ikintu nshaka ko unsezeranya kimwe. Igira ikintu unsezeranya kimwe. Ubwo umubyeyi nawe yaravuze ati ngambwira, mbwira ni igiki mwana wanjye, mbwira ni igiki ngusezeranya. Ubwo umwana nuko nguko yarebye atangira kuba yamubwira ati sezeranya suwani ikuzaguma iteka n'iteka, urimo uramusezeranya ko ibintu byose uvuze uzajya ubikora, ngansezeranya ko basi uzajya wiyitaho ubwawe. Umwana nyumvira ikintu yabwiye mama we, ngamusezeranye ko bwiwe nawe mama nyine wazajya yiyitaho ubwe, akiyitaho. Ubwo nyine yabonaga ukuntu mama we yirirwa kwa muganga nta mwanya nawe amubonera, agatangira ati nsezeranya basi ko wowe uzajya wiyitaho ubwawe, nubwo wamburiye umwanya nyine wo kunyitaho. Ni nk'aho ari ibyo ashatse kuba yamubwira. Umugore nawe nuko nguko yatangiye kuba yafata umwana akavuga ati yigo, dore ukuntu atangira kugenda abyibuka, akagenda yibuka ibihe byiwe bya nyuma, akagenda avugana n'imodoka ati irukanka sindimo ndabyizera. Imodoka yarayitwaye, dore ngo uw'Icyangugu arimo aragenda mu mashyamba ya Nyungwe, dore ngo uwo nuko nguko arimo aragenda mu mashyamba ya Nyungwe yerekera Icyangugu. Abandi bo barahirimbanyije, barimo barashyingura. Dore umugabo agahinda, dore agahinda afite, dore agahinda hano, agahinda karagushengura. Dore abandi barimo barakomeje bagenda bashyiraho indabyo, bagenda bakomeza bashyiraho indabyo. Abifatanyije na duwani ibo ni benshi, nako ntago ari benshi cyane, ariko nta kintu bimubwiye. Icya mbere nuko nyine n'umugore we basi atanahageze, nicyo kintu cya mbere. Niyo nkuru iri aho ngaho. Dore abandi batangiye kugenda bashyiraho indabyo. Ibintu birababaje cyane mwa bantu mwe. Ubundi utari wabona bino bintu bikubaho, ugira ngo ijuru nyine ntago, cyangwa se ubona isi ukagira ngo irasakaye. Isi buriya ntago isakaye mwa bantu mwe. Dore umugore nuko nguko yaje yirukanka avuga ati ibi ntago ari byo. Dore yageze Icyangugu, agera Icyangugu, dore nuko nguko yavuze ati ibingibi ntago ari byo. Dore ukuntu yirukanse, dore aho ngaho arimo araca n'Icyangugu ndahazi neza, ndimo ndahareba. Dore Icyangugu nuko nguko hameze. Dore nuko nguko umugore yaje mu marimbi yaho kwitegereza neza. Dore nuko nguko yarebye ko kahita abona duwani yahise atangira kuba yamagara ati duwani su. Umugore yatangiye kuba yakiruka, ariko dore musaza we nawe yaramubona, Anaya nawe aramubona, bose baramubona. Dore na duwani yaramubonye. Umugore yaje ahamagara cyane ati duwani su. Dore nuko nguko yaje, ariko duwani yamuteye umugongo nawe gukebuka ku rundi ruhande. Dore ngo aratangira kuba yareba aho ngaho mu masanduku cyangwa se mu mva ziri aho, akareba neza. Dore ngo aratangira kuba yasoma izina duwani, suwani. Dore nuko nguko disi umwana wabo ashyinguye mwaho ngaho. Umugore yarabibonye, atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki, ntabwo nabyizera. Dore umugore atangira kuba yabyemera noneho ibyo yari amaze igihe kinini yaranze kwemera. Dore ngo aratangira kuba yabibona. Dore agahinda hano karagukubita, ikaguha mama wawe. Dore umugore nuko nguko yamanutse apfukama aho ngaho, ibintu byaramurenze. Ese mwa bantu mwe gute ibi bintu birinda bijya kuba nkaho utari uhari? Dore umugore nuko nguko yarebye aravuga ati oya, ntabwo nabyizera bino bintu ko ari ngewe birimo birabaho. Suwani mwana wanjye, ntabwo nabyizera, reka ntabwo nabyizera. Umugore nicyo ngicyo yatangiye kuba yavuga ati ngo ntabwo yabyizera. Kandi umwana nyine yamajije kuba yaminuka cyangwa se yagenda. Undi ari ngo muri ntabwo nabyizera, agatangira ati suwani we, yewe suwani mwana wanjye, dore mama wawe ndi hano. Unyumvire nyine ukuntu yatangiye kuba yaza arimo araringaringa ngo mama we ngari hano. Agatangira ati suwani, mama wawe ndi hano. Dore umugabo arimo arabireba, we yarize yahogoye, ibintu byamurenze byamucanze, yagiye hararira. Undi ari muri ngo ni suwani we, ngo mama wawe ndi hano. Undebere nyine, dore ukuntu ibintu bimeze, dore ukuntu ibintu bikomeye, ibintu ntabwo byoroshye. Ubwo musaza w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati niko kubera icyo uje aha ngaha? Uje aha ngaha kumara iki? Ninde ukubwiye ngo uze aha ngaha kubera icyo uje aha ngaha? Dore iki ni igituro cy'umwana. Suwani ntabwo tugukeneye aha ngaha. Nta muntu ukeneye kuba yareba isura yawe. Bibaye byiza wahita uva aha ngaha ukagenda. Igenda none, nta muntu ugukeneye.
hano genda. Ubwo umugabo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira ati nta muntu ugukeneye, iva aha ngaha ugende, irukanka uva ngaha, nta muntu ugukeneye. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira, ariko undi ntarimo arumva. Yatangiye kuba yamubwira ati ntabwo urimo urumva, genda va aha ngaha, va aha ngaha genda. Dore umugore nuko nguko yarebye, ibintu biramucanga, ibintu biramurenga, dore umwana we yapfuye. Nuko nguko yarebye akagira ngo ni umunsi wo kuba wo kubeshya, agatangira kuba yavuga ati nawe bino bintu wari ubizi se? Eko Suwani yapfuye, kubera icyo utambwiye? Nta muntu n'umwe wigeze umbwira bino bintu. Umva umugore nyine ngo nta muntu wigeze umubwira, kandi bino bintu byose yakabaye yarabimenye, ariko abajyaga kuba bamuha amakuru bose nta n'umwe wigeze afata telefoni ye, cyangwa se nta n'umwe yigeze afata telefoni ye. Ubwo niko musaza wese amubwira ati ziba. Akirimo aravuga ngo nta muntu wigeze umubwira, musaza we yatangiye kuba yavuga ati ngewe ubwanjye nashatse kuba nabikubwira, mbura ahantu namwe mbikubwirira bitewe n'agasuzuguro uba ufite. Nabuze ahantu nabikubwirira, ndaguhamagara wanga kuba wafata telefoni. Ngaho irebere, kugeza naho umwana wawe yapfuye nabwo nkaguhamagara, ariko ntabwo wigeze umfata. Ibyo ngibyo rero wishaka kuba wambwira ibyo ngibyo, nta kintu ntakoze. Kugeza aho umwana wawe yapfuye nguhamagara, kugeza aho tujya kuba twasesha ivu ry'umwana, kugeza aho twajya gusya nako gutwikisha ivu ry'umwana cyangwa se umurambo w'umwana, nabwo ntiwabimenya, wanga kuba wafata telefoni. Kugeza naho tuje kuba twamushyingura. Ibi ni ibintu koko wavuga ngo twanze kuba twakubwira? Ubwo urimo uravuga ngo twanze kuba twakubwira? Dore undi nuko nguko yarebye atangira kuba yavuga ati muvandimwe, mbabarira, ni ukuri nakoze amakosa, nakoze amakosa. Niba ari uko nguko ndabimenya nakoze amakosa, muvandimwe mbabarira. Dore nuko nguko yatangiye kuba yasaba imbabazi, kandi hari hakiri kare, ariko yatangiye kuba yasaba imbabazi avuga ati ndakwinginze muvandimwe, mbabarira, ndabimenye nakoze amakosa, mbabarira. Undi agatangira ati nibwo bimenye? Ubimenye nonaha ko aribwo wakoze amakosa? Nibwo ugiye wabimenya? Dore niko musaza we yahise atangira kuba yavuga ati umva nkubwire, kuri iki gituro cya Suwani ndumva atariho hantu wakabaye uri, wagakomeje gahunda zawe akaba arizo wisubiramo. Gira vuba vuba usubireyo nonaha ugende, usubire muri gahunda zawe, igira vuba vuba ugende. Urimo urabyumva neza? Genda, ntago ntuza nyine, ntago Suwani yifuza kuba yakubona. Genda, nta mwanya agufitiye wo kuba yakubona. Genda va aha ngaha, genda nonaha, genda va aha ngaha. Umusore nyine yarakariye mushiki we, ariko mushiki agatangira kuba yavuga ati uyu ndakamubwira ati ndavuze ngo genda va aha ngaha, ariko undi agatangira ati muvandimwe, nabimenye nakoze amakosa, mbabarira, nakoze amakosa, mbabarira, nakoze amakosa. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ngo yakoze amakosa, agasaba imbabazi avuga ngo bamubabarire, ngo yakoze amakosa. Tayari dore ibintu ukuntu bibabaza, atangira kuba yavuga ngo yakoze amakosa, ngo bamubabarire, ngo yakoze amakosa, yabimenye ko nyine yakoze amakosa. Undi ubwo ngubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati ubu ngubu nibwo ubimenye se? Ko ubimenye se waratinze, kandi ibintu hashize igihe byarabaye. Ko ubimenye waratinze, kandi ibintu bishize igihe byarabaye. Reba igihe Suwani yaragukenereye, ntabwo wigeze uhaba nk'umubyeyi. Igihe Suwani yaragukeneye, ntabwo wigeze uhaba nk'umubyeyi. None ugatangira ukavuga ngo iki? Ugatangira ukavuga ngo iki? Ibyo ngibyo urimo uravuga ni ibiki? Ibyo kubera iki wagatinyutse kuba wabivuga? Ubwo umugabo niko yahise atangira kuba yavuga ati jawe we, ndavuze ngo genda va aha ngaha. N'umugabo nyine yahise amubwira ati va aha, genda va aha ngaha, wistressa nyine. Suwani yiryamire, cyangwa se yiruhukire, mureke wimustressa, yiruhukire, mureke wisakuriza aha ngaha, wimustressa. Genda va aha ngaha. Dore umugore nyine buri wese arimo aramwiyama, nanjye namwiyama. Dore nuko nguko yatangiye kuba yaza afata duwani, akamufata akaguru, agatangira ati mbabarira, ni ukuri nabimenye nakoze amakosa. Niba ari uko nguko rwose, ibyo mwansaba byose nabyemera, igihano cyose nacyemera. Niba ari uko nguko ibintu bimeze nakoze amakosa. Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yakemera amakosa, ko yakoze amakosa, agatangira ati nakoze amakosa. Tayari dore nuko nguko yarebye akavuga ati nakoze amakosa, ndakwinginze basi bireke bino bintu, wigumye kuba nyine wamfata gutyo urimo uramfata. Nabimenye nakoze amakosa. Undi agatangira ati wabimenye?
ibyo simbyitayeho. Niba wamenye amakosa wakoze cyangwa se ikosa wakoze, ibyo nta kintu na kimwe nitayeho ndekura. Nyishwituza. Nuko nguko umugabo yamwishitujwe amubwira ati wamaze niba wamenye amakosa yose wakoze, ndagira ngo pe nakubwira ati ibyo ngibyo byose n'ubundi ntabwo byagarura suwani niba wabimenye. Icya mbere nuko nabikubwiye sinigeze nkubeshya, byose narabikubwiye nka mama we, sinigeze nkubeshya, ariko ibyo wambwiye nta kintu na kimwe wigeze ukora. Kugeza naho nari ndi kwa muganga nkaguhamagara cyane ngo uze utabara umwana, ariko kambwira ngo ndimo ndakina ngo sinema, ngo ndi muri filime, ngo ndimo ndakina. Ahubwo wowe ni iki kindi koko nakakubwiye umuntu nahamagaye ndi kwa muganga umwana wacu agapfira hariya uhari ngo ndi muri sinema? Ibyo ni ibiki? Umugore yatangiye kuba yavuga ati ntibishoboka, ibi bintu gute bishoboka, ibi bintu gute bishoboka? Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati bino bintu bishoboka gute, ibi bintu ni ibiki? Umugore nuko nguko yarebye, umugabo agatangira ati ngo ntibishoboka. Ngo ntabwo bishoboka gute se bidashoboka? Ni icyo utarimo urumva muri ibyo bintu byose ku buryo watinyuka ngo ntabwo bishoboka? Sawa. Nyuma y'ibi ngibi se basi kubyumvishije waretse kuba wakitwara gutya? Hari ikindi kintu utarimo urabona se ntitwamushyinguye? Nyuma y'ibi ngibi rekera, kubera ko ngewe ikintu ndimo ndagushinza, wari uri kwa muganga, ibi bintu byose biba ni wowe muntu byonyine wari kuba wabikora, ariko n'amaraso bari bamuhaye yo kumwongerera amaraso mwahise muyahereza uriya mwana ngo ni kwikwi. Byose nari ndimo ndabyirebera, sinabababarira, sinzigera mbababarira. Umugore ni icyo ngicyo batangiye kuba bamubwira. Ubwo umugore yatangiye kuba yakibuka, barimo baramubwira ati rero amaraso ya AB yabuze, ariko hariya hari umwana twabonye nyine umeze neza, reka tujye kuba twamwaka ariya maraso. Hari undi mwana nawe urimo urakoresha amaraso ya AB, reka tujye kuba twayamwaka. Ubwo umugore niko yahindukiye, ariko agihindukira dore undi yari yamavuye kuyazana kare. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati jawe akira rwose, itabara kwikwi ataza kuba yapfa, ikira rwose utaza kuba wamubona apfira mu mpande cyangwa se agupfira mu biganza. Amaraso bakoresheje yari ayandi. Suwani. Umugore yatangiye kuba yagenda byose yibuka akantu ku kandi, agatangira ati hoya ntago ari byo, bino bintu ntago ari byo. Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ntago ari byo, ntago bishoboka, ibi bintu gute bishoboka? Ubwo umugore nuko nguko yarebye, ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakibuka n'igihe umwana yari yashizemo umwuka, ibyiwe byarangiye, ariko yamubonye amahushuka ntago yigeze amenya ko ari suwani wabonaze cyangwa se wapfuye. Dore nuko nguko bahise bamworosa. Umugore dore yatangiye kuba yarira avuga ati hoya ntago ari byo, ibi ngibi byose murimo murambwira si byo, ntago ariko bimeze. Umugore yatangiye kuba yarira avuga ati ntago ariko bimeze. Umugabo agatangira ati ngo ntago ariko bimeze, ushaka kubihinduraho iki? Ni iki kintu wumva wabihinduraho? Ni iki kintu urimo urumva wakabihinduyeho wowe? Ubwo nuko nguko yamubajije ati ni iki kintu urimo urumva wakabihinduyeho? Ndagira ngo noneho uhita ugenda uva ahangaha, genda uva ahangaha. Ubwo niko yamubwiye ati genda se ntabwo urimo urumva, genda. Umugore bahise bamwirukanaho nyine barimo barashyingurira. Dore niko yarebye, hano ibintu birakurenga, ibintu bikakubabaza. Umugore niko yatashye rero. Dore gutaha rero ikintu kiba gikurikiyeho ni ukugira agahinda. Dore agahinda yagize, yaraje arihengeka araryama, atangira kugenda medita akantu kamwe ku kandi. Yatangiye kugenda medita, arimo aragenda medita akagenda yibuka ukuntu umwana nyine bagendaga bamuserebura anniversaire gake, ibintu ubona ko ari neza. Yatangiye kugenda yibuka ya minsi myiza yose yabaga ari kumwe n'umwana, barimo baramubwira ati happy birthday to you. Ubwo umwana bakajyayo bakamuserebura anniversaire ku munsi w'amavuko, gake ibintu ubona ko nta kibazo na gito. Ubwo umubyeyi nawe agatangira ati happy birthday to you, happy birthday to suwani. Gake ubona ko ibintu ari byiza. Umwana yakibuka akabona papa, akareba neza bose akababona, akareba mama ndetse akabona na papa, byari ibintu byiza. Ariko kuri uno munsi ntago ari ibintu byiza, ni ibintu bitari byiza. Dore umwana yabaga yishimye, ariko ubu ngubu nta kwishima. Umwana yabunaze yagiye. Dore ibintu ngo birababaza, ibintu birababaje. Dore umwana nuko nguko yabaga yishimye, umugore na aho aryamye
nicyo kintu arimo aragenda yibuka, aho aryamye nicyo kintu arimo aragenda yibuka, akavuga ati hoya, hoya hoya, hoya hoya, n'ibyo ngibyo arimo arabona, agatangira ati ntabwo ari byo, ntibishoboka ntibishoboka. Umugore nuko nguko yaje kuryama yiyahuza amayoga. Yiyahuza ibiki? Idore yazanye n'amakeke aho ngaho, ku meza hari amakeke. Idisi basi wenda ngo yibutse iby'umwana we, idore niko no kuryama ahangaha ntiwabishobora, arimo aribuka intekerezo zose z'umwana we, akabyibuka akenda guta umutwe, akenda kuba yasara. Itayari dore nuko nguko yarebye, idore nuko nguko arimo arareba, akagerageza kuba yasinzira, ariko akiri aho ngaho hari urimo urakomanga, hari urimo urakomanga aho ngaho ku rugi. Umugore niba atarimo arabyumva, niba arimo arabyumva ntumbaze, ariko hari umuntu urimo urakomanga ku rugi. Umugore nuko nguko yumvisha, akavuga ati uwo ninde se urimo urakomanga? Uwo yaba ari inde urimo urakomanga aho ngaho? Ninde waba urimo urakomanga? Ubwo umugore niko yise atangira kuba yavuga ati ninde uri aho ngaho, ninde? Umugore nicyo kintu yatangiye kuba yabaza, akavuga ati ninde? Akavuga ati reka mbanze njye kuba nareba uwo muntu urimo urakomanga aho ngaho, reka mbanze njye kuba nareba uwo ari we, ari nde? Itayari. Ariko uno mugore nyine arababaje, niyihangane, ibizashira, nta bidashira, nta bidashira, nta ntambara itarangira, nta ntambara itarangira. Idore nuko nguko yaje kuba yafungura. Wakibaza ngo ninde uri ku muryango? Itayari dore uri ku muryango ninde? Ni Eze. Eze yari ari ku muryango, dore nuko nguko yise yinjira. Umugore ariko yasinze no guhagarara ntago abishoboye, ntago abibashije. Undi yatangiye kuba yavuga ati byagenze gute Jojo we, byagenze gute, ni ikihe kibazo? Ariko kwitegereza neza ku meza yabonye amayoga menshi, atangira kuba yavuga ati kubera iki wanyweye birengeje urugero? Umugore nuko nguko arimo arareba, agatangira no kuba yamureba gutyo, akamureba ati urimo uravuga ngo iki? Ubwo niko yise atangira kuba yamubwira ati Swani yapfuye, Swani yapfuye. Umugore nicyo kintu yatangiye kuba yabwira Eze, kandi Eze arabizi, Eze n'ubundi arabizi. Undi agatangira kuba yavuga ati byose ni amakosa yanjye, nananiwe kuba nyine natabara umwana wanjye, byarananiye kuba natabara umwana wanjye, none reba Swani yapfuye. Umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati Swani yapfuye. Idore undi nuko nguko arimo arareba, agatangira kuba yamureba amubwira ati niko sohoka va ahangaha, sohoka, genda va ahangaha, genda va ahangaha. Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira ati sohoka, genda va ahangaha, genda. Undi agatangira kuba yamubwira ati jawe, ese wanyumvishije, umbabarire ku byabaye jawe, dore gutangira kuba yakigira umwana mwiza. Agatangira ati iyo nza kuba nabimenya, ni ukuri nari kureka kwikwi basi akaba yapfa. Iyo nza kuba nabimenya nari kureka kwikwi akaba yapfa, ntabyo nari nzi. Nyumvira gutangira kwigira uwa danje. Agatangira ati sinari nzi ko Swani yari ari mu byago, ni ukuri iyo nza kuba nabimenya nari kureka Swani akaba ari we wapfa, basi wenda ngatabara Swani, nako nari kureka kwikwi akaba ari wowe wapfa, ngatabara Swani. Nyumvira kwigira intama. Umugore nawe nuko nguko arimo arareba. Umugabo agatangira kuba yahamagara ati jawe, basi se urimo uranyumva? Narinje ahangaha uyu munsi nkuzaniye ibingibi, dore ni ibingibi byari bitumye nkuzanira, cyangwa se ni ibingibi narinzanye. Ntumbaze ngo ni ibiki azanye uno mugabo, sinjya mwizera. Dore niko yatangiye kuba yavuga ati dore ibingibi byose ni ibya duwani yohereje ahangaha, cyangwa se n'ibyo yanyoherereje. Dore nari ndimo ndagira ngo mbikuzanire, ubanza urebe, dore ibingibi ni ibya duwani. None se basi hari ikintu wabikoraho? Hari ikintu wabikoraho? Dore nuko nguko nyine yahise abimwereka, aramubwira ati bino bintu hari ikintu basi we wabikoraho. Umugabo aba yigize umwana mwiza, kumubona nyine ugira ngo ni umwana mwiza byahehe. Ni ikirura, ntumbaze ibintu biri muri iyo dokima cyangwa se biri mwaho. Dore nuko nguko batangiye kuba babireba. Ubwo umugore yatangiye kuba yabireba nawe, umugabo nawe yarabimuzaniye. Umugore yatangiye kuba yareba avuga ati ni ibiki? Kumbi dore ahangaha nyine ni ibirego nyine arimo aramurega. Duwani arimo ararega uriya mugore, nako arimo ararega uriya mugabo, arimo aramurega. Undi yatangiye kuba yaseka,
akajya agaseka agaseka cyane. Ubwo agatangira kuba yavuga ati none ibi ngibi simbona se ari ukugushinza nyine cyangwa se ari ibirego byawe, ibi ngibi ni ibikureba, genda ujye muri gereza nyine, jya muri gereza. Umugore yarakaye yatangiye kuba yavuga ati jya muri gereza nyine, ibyo ngibyo ni ibikureba, njye undeke, jya muri gereza ngiye undeke. Ubwo nuko nguko yamubwiye. Agatangira ati n'ubundi byose swani kuba yarapfuye byatewe nawe, jya muri gereza, jya muri gereza. Umugore nyine yarahindutse atangira kuba yavuga ati kandi wari ubizi byose, wari ubizi. Ntabwo ngewe rero nabihamya ko, cyangwa se sinabura kubihamya ko utari ubizi. Sohoka, genda, dore nuko nguko yamusunitse. Ati sohoka ariko genda, dore umugore nuko nguko yamusunitse amubwira ati sohoka genda. Ariko ndagatangira ati jawo we, none se basi watekereje witonze, ndakwinginze tekereza witonze, dore umugabo nyine afite ukuntu aryoshya akarimi. Agatangira kuba yavuga ati ku byabaye byose nta ruhare rwose nyine nari mbifitemo, cyangwa se ntabwo nabishakaga, nta bushake nari mbifitemo, ntabwo nari mbishaka, nanjye sinari mbizi, sinumvaga ko ari uku nguko byazakumera, ntabwo nari mbishaka, kubera ko ngewe nyine ntabwo ngiye nari mbizi. Ni ukuri ibyo ndimo ndakubwira, ni ukuri nge ntabwo nari mbizi, ni ukuri mbabarira, ni ukuri unyumve. Dore cyatangiye kuba cyagenda kivuga ati ngewe ibasi nkorera icyo urimo urashaka, ariko kugira ngo wumve ko nge ntari mbizi, nkorera icyo urimo urashaka, nge nemeye kuba nakemera amakosa yose. Umugore agatangira atari ko ndekura ngewe, ndekura ugende, ndekura ugende, ndekura. Dore nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati ndekura, genda. Dore nuko nguko yamusunitse amubwira ati hoshi, igenda tomanyira. Umugabo nuko nguko bamusohoye, ibiramurenga, biramucanga. Dore nuko nguko eze bamusohoye, nawe atangira kuba yapfukama. Ariko no mugabo disi ashirika ubute, agashirika isoni, agashirika ubwoba. Mbese yatangiye kuba yavuga ati jawo we, ndakwinginze ibasi kino gihe ndagira ngo basi unkorere ikintu gitoya, wenda mbere yuko njya muri gereza, ndagira ngo uzanyitire ku mwana, ndakwinginze basi uzanyitire ku mwana mbere yuko njya muri gereza. Ariko sinshaka kuba najya muri gereza mfite umwana, basi wenda nindamuka nanagiyeyo uzanyitire ku mwana, ndakwinginze ibi bintu uzabinkorere, kubera ko umwana wanjye akeneye kuba yabana na papa, akeneye kuba yabona papa we. None se ubu ngubu byagenda gute ndamutse ngiye? Ndagatangira ati ibyo ngibyo sinkeneye kuba nabyumva, nta rindi jambo ryawe nkeneye kuba nakumva, reka wapi, nta rindi jambo ryawe nkeneye kuba nakumva. Umugore nicyo kintu yamubwiye, aramubwira ati nta rindi jambo ryawe nkeneye, ngaho sohoka genda. Itayari dore nuko nguko yamusohoye na nabi, amubwira ati sohoka, genda. Arangije ahita ananafungaho. Umugore arababaye, dore byose byatewe no kutamenya, kuba bataramenya ukuntu ibintu bimeze, ibyatumye bikorera ibyo bishakiye. Dore umugore nuko nguko yaribye ibintu ngo biramurenga, ibintu byaramucanze, nawe yasigaye aho ngaho ahagaze. Gutekereza nicyo kintu arimo arashobora gusa, naho ibindi byose we byamunaniye, byamurenze, ibindi byose byamurenze, nta kindi kintu arimo arashobora. Dore nuko nguko yicaye, aricara aho ngaho atangira kuba yarira. Ariko mbere yuko dukomeza, reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umugore nuko nguko yasigaye aho ngaho, ibintu byamurenze, yewe bijyeho biramucanga, ibintu biramurenga. Dore aho ngaho hari bya birego nyine Edouard arimo arashinza eze. Dore nuko nguko biri aho ngaho yarabihasize. Umugore nawe arabyitegereza, niba nawe arimo, niba atarimo sumbaze simbizi, ariko nyine eze yarabizaniye uno mugore. Ubwo nuko nguko ibyakurikiyeho nyine eze yaje, nako Duane yaje kuba yahura na Jiao. Dore aho baje kuba bahurira, baje kuba bakicara gake. Dore nuko nguko umugore arimo arareba, agatangira kuba yavuga ati nizere ko ikikuzanye aha ngaho ukizi, nizere ko ikikuzanye aha ngaho ukizi. Uwo ni umugabo nyine nibyo arimo arabaza umugore we, ati nizere ko ikikuzanye aha ngaho ubizi, sibyo se Jiao we, subizi ikikuzanye aha ngaho, nizere ko ukizi. Itayari ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati none se
Duwani we, uragira ngo bigende gute? Ni iki kintu ushaka ko kigenda, cyangwa se uragira ngo bino bintu bigende gute? Uragira ngo bigende gute bino bintu? Umugore nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umugabo ngo ni ibiki, ariko arashaka kuba yagira ngo bigende gute. Undi agatangira ati nta kindi kintu ndimo ndashaka. Ikintu cya mbere nakakubwiye, ndakeka wibuka imyaka tumaranye dukundana cyangwa se tubana nk'umugabo n'umugore, ndakeka yose urimo urayibuka, si uyibuka? Ubwo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yamubaza, agatangira kuba yavuga ati nizere ko ibyo ntagukoreye ukiri umugore wanjye, ukiri na mama w'umwana wanjye, nizere ko nyine nta kintu ntagukoreye. Ibyo nabashaga kuba nagukorera byose narabigukoreye muri icyo gihe, sibyo? Undi rero agatangira kuba yavuga ati rero kuri ibyo bihe byose twaba twarabanye, ndi kumwe na Suwani, yaba arwaye cyangwa se atarwaye, mu bihe binini cyangwa se ibyo ibitoya, n'igihe cyose wari muganga cyangwa se utari muganga, ibyo ngibyo rero ngewe sinshaka kuba nabyumva. Ariko guturuka Suwani yavuka, ndagira ngo kurinda ageze agiye mu kigo nyine cyangwa se kuba yakiga, ibintu byose byaje kuba byahinduka. Ntiwigeze wongera kuba wakongera kuba wamwitaho, sibyo? Kuva nyine yatangira kujya ku ishuri yanavuka, ibyo ngibyo rwose igihe wamwitayeho ni igihe kibarika, siko bimeze? Ariko ibyo ngibyo wenda nizere ko Suwani nawe ahari wenda atabihereza agaciro, yaba abanyeshuri biganaga bakuzi nyineho mahushuka, kwa kundi wagega bimeze nkaho uri muri ikiza. Ariko ibyo ngibyo wenda wasanga ariko abandi babyeyi mwese murera, ariko ngiye nk'umubyeyi wakundaga umwana wanjye nagombaga kuba nanasiba n'akazi nkajyayo. Ariko wenda wowe ushobora kuba wenda wifuje kuba wamubona ari uko yapfuye, niko n'abandi bose bari bari iruhande, bose bari bari hariya, siko bari bishimiye kuba baza hariya. Hari n'abamubonye ari uko yapfuye batari bamubonaga. Ariko ikintu cyambabaje ibaze nawe, kuba waje nka bariya abantu baje hariya gushyingura ngo uri mama w'umwana, ibaze ibyo bintu nawe, ibaze nawe ibyo bintu. Ubwo umugabo yatangiye nyine kuba yamucyurira, agatangira ati baza uri mama we, cyangwa se mama we akaba yaje nawe nk'umuntu waje kuba yafasha abandi mu mugongo, kandi ari we wabuze umuntu. Ibaze nawe we. Undi agatangira kuba yavuga ati rero umbabarire kuri ibi bintu. Umugore nyine yatangiye kuba yavuga ati ahubwo ari ngewe ubabarira Duwani, ndakwinginze ari ngewe ubabarira, ari ngewe ubabarira. Ubwo niko yatangiye kuba yabivuga ati basi mbabarira, ndakwinginze imbabarira basi, wenda na Suwani ahari azampereze imbabazi, ndakwinginze. Ntabwo bino bintu ariko nari nzi ko bizagenda, cyangwa se ntabwo ariko nari nzi ko byamera. Ibi bintu ntabwo ari gutya nari mbizi, sinari nzi ko bino bintu ari gutya byagenda. Undi agatangira ati none wagiraga ngo bigende gute? Watekerezaga ko se bino bintu urimo urakora uzabona inyishyu yabyo? Watekerezaga ko bino bintu urimo urakora uzabona indi nyishyu yabyo ya bino bintu ra? Mbwira, hari ikindi kintu cyangwa se hari indi nyishyu wabonaga iri hari cyangwa se hari? Undi agatangira ati se urimo uravuga ibiki? Ni ibiki urimo uravuga? Ngewe ntabwo nigeze nkora ibindi bintu byose ngamije kuba nababaza umwana wacu, basi ndi kwemera amakosa, ariko nge sinigeze ngamya cyangwa se sinari ngamije kuba nababaza umwana wacu. Umugabo niko yarebye, atangira kuba yakibuka wari umunsi umwe, ubwo batangira kumubwira ati ngo ugiye kuba wabana nande na Siyawo, ngo ugiye kuba wabana na Siyawo, Jiyawo niwe mugiye kuba mwabana. Mwana wanjye uriya mwana uzitonde, uriya mwana uzitonde. Ubwo hari umuganga yaje kuba yagisha inama, agatangira turiya Jiyawo, uriya rwose ngewe bitewe n'igihe tumaranye nyine dukorana, uriya mukobwa nta mukobwa rwose umurimo pe, uzitonde wigengesere kuko uriya mukobwa ajya ntera ubwoba. Undi agatangira ati onkere we, wihangayika wigira ikibazo, ibintu byose bizamera neza, ibintu byose bizagenda neza kuko uriya mukobwa ndamwizera, arankunda. Murebe ba bantu mwizera, muvunira ibiti mu matwi mukanga kuba mwakumva, mukumva nyuma. Ubwo yatangiye kuba yakibuka umuganga amubwira ati mva nkubwire, ariko ngewe wenda nakakubwira tubanze ufate amahirwe make yo kubanza kugerageza, ntuhite wubukira ibintu byo kuba washakana n'uriya mukobwa, kuko uriya mukobwa ntago yoroshye. Uriya mukobwa naratinye pe, uriya mukobwa ntago yoroshye. Ubwo aho ngaho hari umuganga wari urimo uramugira inama, agatangira kuba yavuga ati we banza ufate igihe gitoya gihagije, ubanze wige kuri uriya mwana w'umukobwa, wihubukira kuba wamushyira mu mago, kuko ashobora kuzagukorera amahano. Uriya mukobwa ntago ari uwo kwizerwa. Ubwo umugabo nuko nguko ariko yahise atangira kuba yavuga ati wayaryansa wowe uri muratebya. Agatangira turakoze cyane onkere,
ndabyumvishije inama zanyu ngomba kuba nazikurikiza, ngomba kuba nabikora. Undi akamubwira ati nta ribi, genda ubikurikirane. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yaseka, araseka. Byose yari arimo arabyibuka ukuntu bamugiriye inama ariko akanga kuba yakumva. None dore inyamwanga kumva nyine ntiyatinze no kuba yabona ibyarangiye abibonye. Dore byarangiye abibonye. Ubwo niko yatangiye kuba yaseka avuga ati yewe ngareka tubyibagirwa ibyo byose reka tube twabyibagirwa. Ahubwo ikibazo kirimo kiragira uti ndashaka kuba nakubaza, ibundi ibite byawe, how are you, bimeze gute, ibite byawe, we, ibite byawe. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamubwira ati rero reka tube twava kuri ibyo byose tubireke, tubiveho ibyo byose nta mpamvu. Ahubwo ikintu nshaka kuba nakubwira ucyumve neza, nyuma y'ibi bibazo byose none hari icyo nshaka kuba nakubwira kimeze nk'igisubizo. Ubwo umugabo nyine niko yahise amubwira ati hano hari ikintu nshaka kukubwira kimeze nk'igisubizo. Aho ngaho hari amadokima ahari. Yahise atangira kuba yamubwira ati reba, sinya ahangaha, kira sinya ahangaha. Ubwo nuko nguko yahise amubwira ati sinya ahangaha, ibigaragaze ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe, ibyanjye nawe byose hagiyeho akadomo, nicyo kintu gikenewe. Sinya ahangaha nyine bigaragaze ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Umugore nuko nguko yarebye agatangira ati ngo nzinyeho ngo kuri izi mpapuro ngo nzinyeho. Umugore nyine nuko nguko yarebye atangira kuba yavuga ati ngo iki ntago ndi businye, wapi ntago ndi businye. Ubwo nuko nguko nyine yahise amubwira ati reka sindi buze gusinya, ibyo ngibyo birakureba, reka sindi buze kuba nasinya. Uzabaze se ngenda sinya nyuma y'uko umwana wanjye apfuye ngo ngiye ngo mpite nsinya? Uzi uko wabyibagiwe umwana wanjye agipfa ngo ngiye ngo nsinye? Reka ubwo se naba ndi umubyeyi nyabaki ushobora kuba wafata inshingano nk'izo, ngafata inshingano nk'izo ngizo zo kuba nakishyiraho ibibazo nk'ibi ngibi byo gusinya ngo dutandukane umwana wanjye akimara kuba yapfa? Ese basi wibagiwe ko ndi dogiteri cyangwa ndi muganga? Uza abantu mba narabonye ukuntu bibabaza. Ibi byose ndabizi wa mugabo ushaka kuba wanyuzamo. Rero ibi ngibi sinabyemera, reka sinatuma biba, ibi sinabikora, ntago nakora ayo makosa. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga, agatangira kuba yavuga ati ntago yabyemera kuba yasinya. Reka ibi ngibi ndagira ngo mbe nabikubwira, nta kintu naba ngiye kuba nakora. Reka nta kintu na kimwe naba nkoze, ubuse naba mariye icyo umwana wanjye umajije kuba yapfa. Ibi se byadufasha iki? Byatugeza mu biki? Basi wincira urubanza, ndagira ngo uhagarike kuba wagumya kuncira urubanza. Kuri ibi byose umwana wapfuye ni uwacu. Ndagatangira kuba yavuga ati nibyo byonyine se wakambwiye? Nibyo ngibyo. Rega ibyo ngibyo kubivuga nta kintu na kimwe bibuze kuba byahindura. Ahubwo reba neza, akira sinya ahangaha, nicyo kintu ndimo ndakubwira. Sinya. Ndagatangira ati nanjye nakubwiye ati ntago ndi buze kuba nasinya Duane we. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira ati ntago ari buze kuba yasinya. Amubwira ati reka sindi buze kuba nasinya kuko ibi ngibi nta kintu na kimwe byadufasha. Kandi uko niko kuri ibi ngibi nta kintu na kimwe byadufasha. Nabikubwiye, nkora akazi gakomeye, nkora buri kimwe, ariko ibi ngibi byo ntago ndi buze kuba nabikora kubera ko ibi ngibi nta kintu na kimwe biri buze kuba byafasha Suwani. Reka nta kintu na kimwe byamufasha. Rero mbabarira, sigaho, gezaho, ibi nta kintu na kimwe byaza kuba byafasha Suwani, ndabikubwiye. Umugabo nuko nguko yarebye, arareba, atangira kuba yareba umugore akavuga ati we, ibyo ndimo ndakubwira ntabwo urimo urabyumva. Ubwo arimo aranamukanga, agatangira ati se uri murigereranya, wakoze iki kuri Suwani ku buryo wavuga ngo ubihaye agaciro? Ni anniversaire yiwe witabiriye se? Ni iki witabiriye? Nuko umusohokana se? Byose niwagendaga ukabimarana na wanga eze, mukagenda ibintu byose mukishimana n'umwana, warangiza ngo we ngo wakoze buri kimwe ngo kuby'umwana ngo yari akeneye. Ni iki kindi wakoze usibye kuba wamwica? Warangiza ukajya aho ngaho ukadamarara? Wakoze iki kindi? Ni iki kindi wakoze usibye kuba waraje ku munsi wa nyuma nabwo umwana bamutabye, ivu ryiwe baritabye, ukaza kuririra ku gituro cyiwe, urimo urakungura gusa? Urabizi se basi hari ikindi kintu wegeze uvugana n'umwana bwa nyuma? Basi hari ikintu wegeze wumva umwana ukuntu yatatse arimo arapfa? Warabyumvishije ukuntu umwana yari arimo arapfa? Ibyo se wari kubyumva? Wari ubifitiye umwanya ra?
ntiwari ukeneye kuba wabireba warangiza ugatangira ngo uri mama we? Ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bivuze, kubera ko ni nawe wari ufite ububasha bwo kuba wamutabara niba kuko wari na mama we, ariko ibyo byose ntiwigeze ubikora. Warangiza ngo uri mama we, ni iki kintu ushaka kuba wabona ko utanigeze unabona n'umwana wawe bwase bwa nyuma? Ni iki kintu ukeneye kuba wabona? Ni iki kintu ukeneye kuba wabona? Dore umugore nuko nguko yarebye, dore ngo ibintu biramucanga. Umugabo ariko yaramusomeye, yagiye aramusomera umugore nawe biramucanga, agatangira kuba yavuga ati se koko uyu si umunsi wo kubeshya mwe, uyu si umunsi wo kubeshya. Umugore nyine yagiyeho umugabo aramusomera agatangira ati rebe nawe ubwawe irebe, irebe, dore nuko nguko, dore none dore ukuntu ibintu bimeze. Nawe yagiye hatangira kuba yasaba imbabazi ati mbabarira, dore nuko nguko yarebye nyine nta kindi kintu yavuga usibye kuba yasaba imbabazi, nta kindi kintu yakora. Yahise atangira kuba yavuga ati naratsinzwe kuba natabara isuwani, cyangwa se byarananiye nyine kuba natabara isuwani. Ubwo nicyo kintu arimo aravuga. Dore nuko nguko, dore yatangiye kuba yavuga atariko ibasi wenda ndimo ndakumva, ariko ibi ngibi ntabwo byarangira gutya. Niba ushaka ko birangira, ariko ntabwo byakabaye birimo birarangira gutya. None se ushaka ko birangira gutya? Uratekereza iki? None se divorce iraza kuba yakemura iki? Ni iki biri buze kuba byakemura kuri ibi bibazo byose? Ngambwira ikintu byakemura. Undi agatangira ati nuko nguko uri murabikeka se, nuko nguko uri murabikeka. Ubwo umugabo nyine yatangiye kuba yamubaza ati nuko nguko uri murabikeka. Dore nuko nguko yahise ahaguruka atangira kuba yamureba, aramwitegereza ati he, nta kintu byakemura. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ndagira ngo nkubwire ati tuzahurire ku munsi w'ejo ku biro baduhereze gatanya, tuzahurire ku biro ejo. Niba ari kwandi harya ubwo wabahuje, abazahuriyeyo n'ubundi abatandukanye, ubwo ngubwo simbizi ku bantu mwashakanye cyangwa se mwatandukanye, aho mwahuriye bano nabo niho babohereje, cyangwa se niho bagiye kuba bajya. Umugore yasigaye arimo aravuga ati duwani su, yewe duwani we, duwani. Umugabo yarigendeye. Dore nuko nguko yagiye, dore tayari. Umugabo nawe nta kindi kintu yakoze usibye kuba yaza gupakira. Dore nuko nguko yaje kuba yapakira, ariko ibintu birababaje. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umugabo akiri aho ngaho yagiye kubona telefone iramuhamagaye. Ninde umuhamagaye? Dore nuko nguko bamuhamagaye batangira ko bamubwira ati hallo. Undi nawe ati hallo. Ubwo nyine bagiye kuba bamubwira tumva nkubwire Mr. Duwani we, umeze neza? Undi ati rero ndagira ngo mbe nakubwira ati ikintu cya mbere cy'ingenzi ndashaka kuba nakubwira ati noneho kuri yanuza, noneho tumaje kuba twanegosiya n'uwakugonze yemeye kuba yaguhereza ibihumbi 500. Urakeka ayo mafaranga ntiyaba ahagije se? Ayo mafaranga ntiyaba ahagije ko yaba ari menshi, ibihumbi 500. Undi yahise atangira kuba yavuga ati oya, ibyo ngibyo rero ntabwo ndi mu mwanya wo kuba twanegosiya, mumbabarire mundeke, ntabwo turi mu mwanya wo kuba twanegosiya muri kano kanya. Rero uwo muntu rero wari utwaye, niba ushaka kuba twanegosiya uze kuba wamwibwirira, ngiye mumpereza amahoro, muze kuba mwandika, njye icyo nshaka nuko ngiye mwohereza muri gereza, akagenda akajya muri gereza. Nicyo kintu cyonyine ndimo ndifuza. Ubu se umuntu biciye umwana koko mugani, ni iki kindi bamuhereza kugira ngo abyibagirwe? Undi yatangiye kuba yavuga ati rero ndumva ngewe hagati yanjye nawe n'umukiriya wanjye byanze, reka rero mubwire muze kuba mwanegosiya, mubwire aze mu cyumba cyawe aho uri, muze kuba mwanegosiya muri babiri, wenda muze kuba mwabyumvikana. Hari iribi se? Hari iribi mubwiye akaba yaza mu cyumba cyawe aho uri murarara, mukaba mwanegosiya muri babiri? Hari ikintu byaba bitwaye ibyo biganiro byanyu ntibyagera kure? Umugabo nicyo kintu bamubwiye, aratekereza, yariyumvira. Baramubwiye ngo umuntu ngo wamwiciye umwana bagiye kuba bamwohereza ngo mu cyumba baganire. Undi aravuga ati mwohereze, ariko umugabo niba atarimo aratera imibare y'ukuntu nawe yahita amwica sumbaze. Yahise avuga ati nta ribi. Dore nuko nguko yarebye, ngugiye ngo nyine ngo wakoze ibyo byose ngagiye kuba yaza aho ngaho ibajye mu biganiro. Dore umugabo nuko nguko yasigaye, ariko nanjye naguhitana. Dore ku rundi ruhande hari umuntu uryamye, bose barimo barareba ati yemwe
muze murebe uno muntu, numvishe ngo yanyweye ibinini byinshi, abo ngabo nabo barimo baravuga. Dore wa mwana ikwikwi nuko nguko arimo arareba ati papa, abandi bagatangira ati ngo yanyweye ibinini byinshi, uyu mugabo ni umusazi we, ngo kubera umukobwa ngo byatumye anywa ibinini byinshi. Mbega uriya musore ni umusazi kubera urukundo. Mbega urukundo burya ruracyabaho. Dore nuko ngo yanyweye ibinini byinshi, yikubita hasi uwo ninde wabinyweye neza. Abandi barimo baramuvugiraho rero bavuga turiya mugabo ngo kubera urukundo ngo yatumye ngo anywe ibinini byinshi, ngo byose ngo byatewe ngo ni wa mukobwa w'umuganga wa hano cyangwa se wa mugore w'umuganga wa hano bita Jiao, ngo nibe rero ngo byabimuteye ngo umukobwa yamwanze, none ngo yahise ngatangira kuba yavuga ngo agomba kuba yakiyica. None urumva ko kuri no mugabo atari umusazi. Uyu mugabo rwose yarakunze cyane, abandi nabo bakavuga ati mbega urukundo, burya urukundo ruracyabaho, ntabwo ari rumwe rwa ba Romeo na ba Juliette. Undi agatangira ati kabisa urukundo ruracyabaho pe. Nanjye nabyumvishije mbanza kugira ngo barimo barambeshya, rero nza nirukanka nsanga koko nk'uko babimbwiye aryamye hano hasi. Rero bino bintu biba byancanze, ibi bintu rwose biba byancanze. None ikintu kirenzeho ngo mu minsi 2 rero nabwo umugabo w'uriya mugore uwo arimo arasarira ngo agiye kuba yakura divorce n'umugore we. Rero umugore nawe ngo yisamwanga. Ubwo nuko nguko Jiao nawe ari inyuma arimo aracaho, dore abandi barimo baragenda bajujura. Jiao ari aho ngaho batangiye kuba bavuga ati mbega umunsi mubi, yagize umunsi mubi. Ariko ibyo ari byo byose kuko uriya muhungu ndabona ari umuhungu mwiza, umukobwa arimo aritangirira nawe ashobora kuba ari umukobwa mwiza. Jiao nawe nuko nguko yarebye. Abandi nabo bari ku rundi ruhande ni Duane ndetse na Anaya. Dore Duane arimo aragerageza kuba yahamagara ngo yumve niba agomba kuba yaza cyangwa se nyine niba atari buze, kuko bari bamubwiye ngo agiye kuba yaza ngaha ngo banegosiye. Ariko arimo arahamagara, uwo ahamagara yanyweye ibinini byinshi, yaryamye hasi, ntago ari buze, ntago yaza kuko ameze nabi. Dore niko yatangiye kuba yavuga ati none ndimo ndabibona ikibazo bahuye nacyo cyangwa se ikibazo kindi barimo ntago bishobora kuba byaza. Ubwo nyine umugabo yatangiye kuba yavuga ati ikibazo ashobora kuba arimo bisobanuye ko atari buze kuba yaza hano hariya ngo tujye kwanoza kwa etat civile cyangwa se uriya wabahuje ngo yongere abatandukanye abahereze gatanya. Umugabo nyine yarari guhamagara Jiao ngo bagende guba bafata divorce cyangwa se gatanya. Ubwo yaramuhamagaye nyine yanga kuba yamufata. Rero yatangiye kuba yavuga ati n'ubundi araza kumbwira ngo ari mu bibazo nk'ibya bindi. Umukobwa ari aho ngaho yatangiye kuba yareba muri telefoni. Dore nuko nguko yarebye, yakubiswe n'inkuba. Ntumbaze ngabonye iki. Dore nuko nguko yarebye. Reka mbe nakubwira ati ibintu birakomeye. Dore yise akoma ku mugabo aramubwira ati Duane we, dore aha ngaha, reba neza witegereze, reba bino bintu ukuntu bimeze, itegereze reba neza. Dore umugabo nawe nuko nguko yarebye agatangira ati iki. Ubwo bose bararebye bakubitwa n'inkuba. Ese ni ibiki babonye? Reka mbe nakubwira ati ngo tuzakomeze ku munsi w'ejo turebe akandi gace mbere yuko tugasoza. Kandi uriko nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimishije cyangwa se igigushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo, muzazinduke tukarebe. Ndabakunda cyane, bye bye.